abana bagize impanuka bavuye gusura nyogokuru. Ntabwo byoroshye, ariko twagira ngo dusabe nyogokuru agere hano abagize ikintu avuga. Nge reka mbabwire ngo Imana ishimwe. Ubwo uyu mwanya ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu abashe kugira icyo avugira aha ngaha, atari kuri twe duhagaze aha ngaha tureba bano bana bacu, ahubwo turi mu isi tutazi aho turi ni habi cyane, kuko umuntu aba ari aho ngaho atazi umunsi n'igihe. Nta byinshi rero ndi buvuge, ngiye kuvuga ku byerekeranye n'uburyo twahuye n'iki kibazo kidukomereye cyane igihe abana bazaga kudusura. Bagombaga kuza ariko wa kane mama wabo yari yambaye, ariko turavuga tuti abana baba bari mu ishuri ntabwo babasha kuza, reka tubareke bazaze muri weekend. Nta byari bihambaye byo kuvuga ngo by'iminsi mikuru, bwari uburyo bwo kugira ngo nyine babone yuko mama wabo yambaye. Ubwo baraje basanga nagiye gusenga, bakomeza kubaza mama wabo ese mama yagiye he, mukecuru wacu ari hehe? Ariko igihe kiragera ndaza. Abana bankundaga cyane mu buryo bukomeye cyane, kandi nanjye nabakundaga. Ubwo nihuse barakeye ku cyumweru, abana babyuka bishimye bakina, ariko cyane cyane nk'umwana Furuwi niwe naganirije mbona atishimye. Ndamubaza, Furuwi ko wajyaga uza wishimye, mbona ufite kuraje, byagenze gute? Aramwenyura araseka, noneho ababonye uburyo bwo kugira gute, bwo kwisanzura. Nubwo ntisanzure nk'uko bisanzwe n'abandi bana, barakina barishima. Naje kujya ku isoko, ngiye ku isoko, Racine nawe akomeza kubaza mama we, umukecuru yagiye he? Aramubwira ati ese mukecuru ikibazo ufite ni iki, urashonje? Aramubwira ngo ye. Ntabwo babashaga kugira ikintu babasha kubwira nyina batari bakimbwira. Nuko naraje muha ibyatuma ibindi bibasha kuba bihiye kugira ngo mbe bashukashutse. Nagize vuba cyane kugira ngo babashe gutaha, ndetse ndanababwira nti mbere yo kugira ngo mujye ku meza mwitegure, mubanze mukarabe, murajya ku meza maze gukaraba kugira ngo muhite mugira gute, duhite tubaherekeza mutahe. Bano bana biteye ubwoba. Imana yari ifite umugambi, hari icyo yari iduhishe. Twamaze kuva ku meza, ntabwo bihuse bavuga ngo tutahe, hoya, ahubwo bahise bigera ku buriri bararyama, abana barasinzira. Ndavuga ese abana ndababyutsa, ndavuga nti reka mbareke baryame. Nahamagaye papa wabo ndamubwira nti abana ngiye kubohereza. Ati nka saa kumi nihuse niho twavuze tuti reka duherekeze abana. Ariko ubwo turavuga tuti kuko Racine yari yabwiye mama we ngo arashaka buwate matematikari, sense ibyo bagombaga ngo gukora. Ati ariko si ngomba kugenda ntayijyanye. Mama wabo hari ukuntu yabaga abiteguye n'ubundi, ku buryo buri wese agomba kuva mu rugo hari akantu afite. Ntabwo yabashaga kuba twagura inkweto z'umuntu umwe cyangwa babiri, ahubwo nuko buri wese yagombaga kuba ateguriwe icye kugira ngo atahe yishimye. Kubw'ibyo rero nihuse, ubwo twari tuvuze ngo reka tugende Nyabugogo kugira ngo duhite tubategera iyihuse. Tugenda n'amaguru, twari abantu 7, bari bano bana n'akandi kana k'agakobwa tubana mu rugo
na mubyara wa mama wabo, ariko mubyara wa mama wabo na mama wabo bagenderaga inyuma yacu harimo intera, ariko ngewe ndimo kugenda nganira n'abana. Twagiye kubona rero twumva ni nk'inkuba ikubise tugeze hariya munsi y'ikiraro, gikebuka gutya ngiye kubona mbona ikintu kiratumbagiye. Ni ukuvuga ngo muri ako kanya nta wongeye kubona aho mugenzi we aciye, keretse ako kana ko mu rugo. Twebwe twahise dusimbuka tugwamo muri arigore hasi. Cyaraje rero kikubise, cyahise gicikamo kabiri. Gicitsemo kabiri kirongera kirabirinduka kiraza kitugwa hejuru, ariko imbaraga zacyo zari zarangize kwitira guteye gucika kuko cyari igipande cy'inyuma, kandi muri arigore hari hasi cyane. Ubwo gusa nabibonye nyuma, abantu baratabaye, nanjye ikanzu nari nambaye yari yatangiye gushya, badukuramo, ariko mpita numva ko ngewe ndi muzima. Ntangira kuvuga abana banjye baba bamfashe, abana banjye. Hari abana b'abahungu boza imodoka ku Kinamba, najya kwirukanka ngo usubire mu modoka ngiye kurebaho nko munsi yenda ko hari uwo nabona, ariko Shami we n'undi mumama nawe wagendaga cyari cyabakubise kibajugunya hafi aho ngaho yaho bari batujyanye, ariko Shami we dusanga akibasha guhumeka, ariko umudamu we byari byarangiye. Ubwo dutangira noneho gutekereza nyine abo bari mwaho ngaho. Furu wiwe twatekerezaga ko yenda ashobora kuba yirukanse akaba yagira gute yahunganye n'abandi, kuko n'ubundi aba bari inyuma yacu, ariko siko byagenze. Ahubwo yajyanye na murumuna we kirabajyana kibashyira munsi, murabyumva nawe. Ubwo ngewe bahise baza banjyana kwa muganga n'ako kana kandi, ariko ngewe ngenda numva ko nta n'ikibazo nari mfite, kuko numvaga nabaye nk'igiti, numva nta n'ubwenge buzima nkifite. Bananteye n'urushinge barambwira bati ese utinya urushinge? Ndababwira nti nimutere ibyo mutera, kuko ubu nabaye nk'igiti nta n'icyo numva. Amaraso yageze aho araturika arava ku gikomere, nabyo nkabona n'ibintu bisanzwe, numvaga nta n'icyo bimbwiye, nta n'ubwo numvaga nanababaye kubera icyo kibazo cy'abana banjye nari nabuze. Nguko uko byatugendekeye, twatunguwe n'iyo mpanuka tutazi yivuye. Niyo mpamvu buri muntu wese uri aha ngaha, nyamuneka ntidukwiriye kwirara ngo twumve ngo turi mu isi. Hari igihe umuntu aba aguwe neza mu by'isi, ariko dufite igihe gitoya muri iyi si, hano muri iyi si iwacu. Reka nshimire rero buri muntu wese wabashije gutera intambwe akaza aha ngaha. Nzi neza yuko hari benshi bumvishe iyi nkuru mbi, bahita bahererekanya ayo makuru. Kubw'ibyo rero ababashije kuza, ndabashimiye. Imana ibahumugishe. Murakoze cyane. Dukomeze twihanganisha umuryango, kandi dushimire Imana kubona ifasha ababyeyi nk'uko muri ibihe bikomeye, bakaduha impanuro nk'izi z'ibyiringiro. Twagira ngo rero dusabe papa w'abana nawe yigire hano. Kristo yazakuzwe. Ni igipapa w'abana bazize impanuka. Ndumva nta byinshi mfite byo kuvuga uretse gushimira Imana itumye namwe muba muri hano kugira ngo muze kwifatanya natwe muri ibi byago twagize byo kubura ibibondo byacu. Nuzuye ishimwe ryo kubashimira kubona mungana mutya mwadutabaye. Bigaragara ko umuntu atari wenyine. Hanyuma nkagaruka ku butware bw'aba bana. Ni abana bafite urukundo, bafite impanuro, bangiraga inama, kandi ari abana batoya.
ndetse n'uriya w'imyaka 10 Racine Honore nawe yagiraga ibitekerezo nk'ibyo umuntu mukuru. Mbabajwe rero nuko yari kuzaba generali, uko yari yahisemo kuzaba umusirikare. Ari majoro ritayadi bita Gakuru, twajyaga tumunyuraho tukamusuhuza, ariko rimwe tumuciye tumusuhuza aravuga ati umwana azabamo ingabo. Nawe rero abyishyiramo, arambwira ati ndashaka kuzaba generali. Ndababaye rero kuba avuye mu mubiri atabaye generali, ariko ndanashima Imana kandi ndayizeye ko izanabampa kandi nkababyara. Hari uwo bita Shami. Shami we yari yaranyemereye ko azaba umutekinisiye, yakundaga ibintu bya tekiniki, aho yicaye akaba aracomekanya nk'amacaji, agakora nk'ipasi gapfa ugasanga yayicomese, cyangwa se keto ugasanga yabikoze. Uwo bita Gafuruwe rero yajyaga nyongorera ambwira ko yumva yazaba umuyobozi, nubwo atambwiraga ngo azayobora iki, ariko numvaga arizo ndoto afite. Nkaba mbabaye rero kuba bagiye batageze ku byifuzo byabo, ariko ibyo byifuzo byari byo ku isi, nkaba numva ntashidikanya ko ijuru bamaze kurigeramo. Hagati aho rero nabohereje kwa gatandatu kwa Nyirakuru nka saa 5, nari magejeje Nyagasambu kuri kaburimbo, tunategereza imodoka hafi nk'amasaha 2 turarambirwa, ariko finally imodoka iza kuboneka, baragenda baracya. Ku cyumweru ndahamagara ndabavugisha, mutoya arambwira ati nahamagaye Furuwi turavugana. Mu gihe ngivugana na Furuwi, umutwari wo bita Racine yaka telefone mukuru ati mpamagare dadi. Arahamagara ati dadi, ati sha tuzi ko numva nakumbuye. Ndamubwira nti sejo waragiye ku mugoroba ubu hisikumbura mu munsi umwe. Arambwira ati ndumva nakumbuye aho hantu. Ndamubwira nti nta kibazo, komeza winjoyinge, hanyuma muze gutaha kare kugira ngo mutarara mugenda kandi ejo kuwa mbere ari akazi, ari ishuri. Ubwo rero nkivuga gutyo, tukimara gusezeranaho hashize nk'isaha imwe, Nyirakuru arampamagara arambwira ati abana ngiye kubohereza. Ndamubwira nti nta kibazo. Mu minota mikeya rero aho tuvuganiye, nagiye kumva ko numva mama wabo arampamagaye arambwira ati abana bakoze impanuka, igikamyo kirabagwiriye kandi bamaze kwitaba Imana. Numva simbyumva, mburi icyo mfata, mburi icyo ndeka, ngatambuka nkibagirwa n'imbago, kandi iyo ngiye ahantu kure ngendana imbago kubera mfite ikibazo cy'akaguru katameze neza. Numva ntaye umutwe, ariko biza kurangira n'ubundi nteze kugira ngo njye ku kiraro cya mbere uva Nyabugogo njye kureba nibura nihera amaso, kuko numvaga ntabyumva. Byarangiye rero ngeze Kacyiru, barampamagara bati umurambo umwe wamaze kuhagera. Ndawitegereza, ubwo hari hageze
Shami we mu gusezera mwabibonye we yaragifite umubiri ugaragara hose, ndamureba hanyuma nkumfamingira polisi ko umurambo wanjye nawubonye, ariko nsigara ndekarama indi mirambo ibiri. Imodoka ya polisi yasubiyeyo kuzana indi mirambo ibiri, irayizana yihagejeje. Iyo nabanje kubona Racine, ariko we aba ari umutwe wari wamaze kuvaho, ari igice cyo hasi cyavuyeho, hasigaye igihimba gusa. Ariko kubera ko ari igihe wari wabambitse, nari nzi imyenda nabambitse no kugera ku tubogisa naratubonaga. Ubwo nawe mpita nkumfaminga ko ari Racine. Hanyuma niyo mpamvu kumusezera mwabonye, kuko byabaye ifu, niyo mpamvu babishyize mu shitingi barazingazinga, kuko nta mubiri ufatika urimo. Tugeze kuri furuwi mukuru, babanje no kwanga kumunyereka, batekereza ko ari umwana, bakabona bafite umurambo w'umuntu mukuru, bakambwira ati wowe se ntibavuze ko ari uw'umwana? Nanga gushirwa ndavuga ngo kwanza mubanze munyereke uwo murambo w'umuntu mukuru. Baramfasha baramunyereka, nza gusanga ni furuwi n'ubundi nawe umutwe wari wavuyeho, ariko nibura igice cya hano ku mazuru gusubiza hasi n'umunwa nkubona, amaboko nyabona, n'igihimba, amaguru ye yabaye ifu, ariko nibura atiriste igihimba narakibonaga, ndetse n'ipantaro y'umukara yari yambaye ifite akantu gatukura inyuma. Nawe rero yarangiritse, niyo mpamvu nawe bamushyize mu gishashi, hanyuma turenzaho amashuka, niyo mpamvu nawe mutamubonye mu isura. Ndumva rero nagarukiraho, ariko hagati aho bari ababyeyi bafite abamama babiri, ndagira ngo bambabarire mpe mama Shami abavugeho, hanyuma narangiza n'amafubi nawe abavugeho. Kristo Yesu akuzwe. Umunsi nk'uyu nguyu ntabwo uba woroshye, ariko tuzi ko dufite ibyiringiro by'uko tuzabaho. Abaririmbyi baririmbye neza, batubwira ko tuzataha Yerusalemu nshya, kandi twese nibyo twifuza. Biba bigoye kubona amagambo menshi umuntu yavuga. Wagize ibyago, furuwi n'umwana wanjye w'imfura, namubyaye ku itariki 16 z'ukwa 12, 2007, mwinjiza mu muryango w'abana b'Imana ariyo Kiliziya ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9, 2008, afite amezi 9. Ntabwo nshidikanya rero ko yatashye ijuru, kuko nta cyaha cy'inkomoko yari afite. N'abavandimwe be ndahamya neza ko nta kibazo bari bafite, kuko nabo bari barinjiye mu muryango w'abana b'Imana. Ndashimira ababyeyi babareze, babaha ubumwe bw'indatana, ari nabwo butugaragarira uyu munsi ko banze no gusigana, bose bagataha ijuru. Nihanganishije umuntu wese uri hano, biratugora kwakira, ariko tugomba kwakira niko bimeze, kuko iherezo ry'umuntu uwo ari we wese ni urupfu. Inyigisho uyu munsi natanga, nasaba umuntu wese, yaba umuremure, yaba umugufi, yaba ubyibushye, yaba unanutse, amenye ko umubiri ntacyo uri cyo. Icyo dukwiye gukora ni ugukora icyiza, tugatandukana n'ikibi, kugira ngo tuzabashe kubana n'abo twakundaga. Buri wese akwiye kubigira umutwaro we, akumva ko agomba kugira icyo akora kugira ngo azabone Imana ndetse n'abo yakundaga, tunafasha n'abandi kugira ngo tuzayigereho. Ndumva rero
ntavuze byinshi, nashimira buri wese wabashije kugera ahangaha kudufata mu mugongo. Tubashimiye tubikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru izaba ibibukire mu gihe cyose muzaba mugeze aho muyikeneye. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mwiriwe, mpagaze imbere yanyu, njye ntabwo ndi buvuge byinshi Mama yabivuze, gusa kuri njyewe numvaga uko nabibonye byibura narizi ko harokotse umwe, uko hari uwagiye yiruka mureba ahunga ari we Fluwi, biza kurangira nawe menye ko yaducitse. Ariko mu by'ukuri ubwo bazaga mu rugo baradusezeye. Ubwo bari bagiye gutaha barambwiye ngo mami ntabwo tugenda utazanye ikanzu ngo twifotoze. Narababwiye ngo nta kibazo reka nyizane, ariko ntabwo ngenda buyambare, nimwe muri bwambare mu kwifotoza. Batangiye kwifotoza, sinzi niba bamwe hari ababibonye nyine utuvideyo twagiraga akana kari shapu cyane, Shami yakundaga gusetsa abantu, nongere ko yakundaga no gushushanya, kuko we ntiyabivuze ariko yari umwana ukunda gushushanya. Niwe wabyinaga harimo indirimbo ivuga ngo waduhaye isezerano ko turi abana b'Imana. Mu by'ukuri ndi kumva mesaje irimo nkumva ko barasezeraga n'abana b'Imana, yarabahamagaye aho bari kwa Jambo. Ikindi kinyereka ko basezeye, Racine nawe yaravuze ngo ajya kuza, yabwiye umwarimu we ngo aragiye ariko ashaka kuzatinda kugaruka. Ariko impamvu yari amubwiye ko azatinda kugaruka agira ngo amuhe imfunguzo z'ishuri, aziho undi mwana kuko we ashobora gutinda kugaruka. Ndamubwira se kubera icyo wamubwiye ko uzatinda kandi mugomba kumara wikendi mukarara musubiyeyo mukabyuka mujya kwiga. Ubwo duheruka hano twaratinze, numvaga ko nanone ushobora gutinda gutaha ntanga imfunguzo z'ishuri. Mu by'ukuri rero njye numva ko abana barasezeye no ku ishuri barasezeye, kuba umwana avuga ati akira imfunguzo nzagaruka ntinze, mu by'ukuri yasezeye na mwarimu. Njye rero nta byinshi mfite byo kuvuga, twabyakiriye turanakomeye pe.